wari kubabwira ko umuntu yatangiye ku muhanda yikinira komedi akarangaza abantu benshi cyane bakagenda bamwita imburamukoro injiji. Uyu munsi wa none ukaba bimutunze we n'umuryango we ntiwari kubyemera. Wari kukubwira ko yahereye ku ikarito icuruza bombo, biswi, shikareti, ubunyobwa bukaranze, imigati ya 20, sukari guru n'ibindi. Uyu munsi wa none ukaba warirwa mu mamiliyoni wa banki zakomeye cyane ku isi ntiwari kubyemera. Nyuma yo kurarwa ntambi aryamishwe n'irondo akazinuka cyane mu cyaro turuturu yikoreye ibizigo ibiro n'amatoni atwaza abantu bavuye guhaha mu masoko bamuhinije n'ikize. Uyu munsi wa none akari umwe mu bantu urebwa n'isi nzima. Ubu ni igihanganye cyane abantu bareba ku mateleviziyo, mu binyamakuru bisohoka buri munsi. Nyuma y'uko yari afite inzozi zo kurangiza amashuri akazabona akazi karyoshye keza kandi kamubereye, yagira hanze agasanga akazi kabona umugabo kagasiba undi. Ku bihumbi inoti ye ya 2 yahise afata igishoro ajya gushora mu nkwavu. Uyu munsi wa none akaba asurwa n'amahoteli atandukanye cyane bamutuma buri munsi. Ni umwe mu bantu bavuga ari kijyana kuko agemura imari hirya no hino, ubu akaba ari mu business wambaye cyane. Iki kiganiro cyitwa Inzira ya Muntu. Umuhanzi yaririmbye ati umugisha w'umuntu uravukanwa, uyu Imana yahaye arinda gusazana. Uyu munsi tujye kuganira ku bigwi, amavu n'amavuko, amateka, icyamamare wabayeho akagira amateka, agakundwa, akamamara hirya no hino, akaririmba, agasingizwa, agashushanyo hirya no hino. Uretse ikipe imwe ya Rayon Sport iyo yahoraga na APR niho wasangaga abantu benshi cyane bitabiriye bagiye gufana. Niwe muhanzi umwe rukumbi mu Rwanda wari ukunzwe cyane by'umwihariko urubyiruko. Aho yajyaga kuririmba hirya no hino wasangaga akurikiwe n'abantu benshi cyane n'imbaga nyamwinshi bajyana mu ndirimbo ze. Uyu mugabo yabaye impirimbanyi y'injyana ya hip hop. Uyu munsi niwe tugiye kugarukaho, yitwa Tuyishime Joshua, niyo mazina ye nyakuri, azwi ku izina rya Jay Paul. Ariko undi Jay Paul ni muntu ki? Yavukiye he? Yagize uruhe ruhare mu guteza imbere umuziki nyarwanda? Kuki uwo munsi ahora yibukwa? Mufore ninde uzamusimbura? Iki kiganiro ni Inzira ya Muntu, cyo uri kubategurira nitwa Diodone ayishakiye. Bahaye ikaze. Uwo mwamenye nka Jay Paul yavukiye Gikondo mwaka w'1988, naho yize amashuri y'abanza. Akiri mutoya akirangiza tronkome, ahangaha yari akomeje cyane akunda injyana y'umuziki. Ahangaha bivugwa ko yakuriye muri tuno duce cyane twa Gikondo, Ziniya, Gatenga, Nyakabanda, Kanombe, Rwarutabura, Rugende, Kimironko, Nyamirambo, Kicukiro Centre, Kicukiro Sinosibe ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Aramamara cyane paka no hakurya muri Kongo, muri Goma. Jay Paul akiri umwana mutoya yakundaga kujyana nyina gusenga, aho nyina yize no kumwandikisha muri korali y'abana batoya. Jay Paul kubera ko yari umwana uzi kuririmba neza, ariko kakantu ko gukunda injyana ya hip hop nikaburaga, kuko mu nzozi ze yumvaga azaba umuhanzi ukomeye cyane w'igitangaza. Nubwo yaririmbaga, iyo yavaga ku rusengero yahuraga n'inshuti ye cyane magara z'abana bakagenda baganira. Bwa mbere na mbere yahuye n'umugabo bita Green P. Green P nawe ari umwe mu basore bari batuye ngo Kicukiro, we na mukuru we The Ben bakajya gusura Jay Paul iwabo. Bivugwa ko Green P ari umuntu babanje kumenyana cyane, barakundana. Green P nk'umuntu wari ufite inzozi zo kuba umuhanzi yaje kubitiramo Jay Paul, maze Green P kubera ko yari azi kubyina cyane bituma Jay Paul amukunda, avuga ati uyu niwe tugiye gufatanya urugendo. Mugisha The Ben iyo yagendaga kuri Green P, indirimbo nyinshi cyane bazanikiraga kwa Jay Paul iwabo, kubera ko bombi bari bafite inzozi cyane. Jay Paul akizarangiza tronkome byari bikomeye cyane, dore ko yari umwana w'umuhanga mu ishuri, akagerageza gutana amanota ashimishije kubera ko yari afite mukuru we wamurebaga nabi, wari ufite igitsure yuko mukuru we yashaka ko Jay Paul azaba umuntu umwe ukomeye cyane. Mukuru we Uwimana Jean Maurice, Uwera Jean Maurice yari mukuru wa Jay Paul. Ahangaha uyu mugabo we yakundaga gukora mu bijyanye n'iki n'amahoteli mu Kinigi, Gisenyi ndetse na Ruhengeri. Jean Maurice yahoraga areba Jay Paul uko yiga, yacyura biroti itariho amanota meza akamukangara. Ariko Jay Paul ngicyo uzaba cyo muragendana naho kijya. Hari igihe Jean Maurice yabaga avuye ku kazi atashye iwabo, agasanga Jay Paul na Green P barimo barareba indirimbo zatambaga kuri icyo gihe kuri YouTube bita Channel O.
iyo babonaga izo ndirimbo bumvaga kuko injyana ya hip hop ibarimo, dore ko icyo gihe bakundaga Tupac amurusha Shakur n'umuhanzi bitaga Mahoni Boni wavugaga bigacika icyo gihe mu Rwanda. Yaba Mahoni Boni, Big Dom ndetse na Tupac amurusha Shakur batumye Jay Polly agira inspiration, agira intekerezo yo gukora injyana ya hip hop. Nyuma yuko amaze gukora na Green P, nyuma y'iminsi mike baje gukora na Bulldog nawe akaba ari umuntu w'umuhatari cyane mu bijyanye na hip hop. Abenshi cyane bamuzi ku ndirimbo bita Umunsi w'Imperuka, Imfubyi z'u Rwanda remix ari kumwe na The Ben. Aha bamaze kwiyunga na Jay Polly, bamaze kuba batatu, Green P, Jay Polly, Bulldog. Nyuma y'iminsi mike hahise haza undi mugabo bamwita Fireman nawe n'umugabo nawe bicaga bigacika, ariko nawe afite injyana nziza cyane ya hip hop. Maze babaye bane. Hashize igihe gitoya bahita bamenyana nawe bita Pifra we bivuga ko yahamagawe na Bulldog kuko Pifra nawe yarakubutse mu Burayi, afite hip hop iri moderne, afite hip hop kuko igezweho. Pifra yarakomotse mu gihugu cya Norvège. Ahanga kubera ko buri wese yakubitaga rap akarasa bikumvikana injyana ziryoshye kandi kuko zinogeye amatwi. Bwa mbere bahise binjira muri studio ya F2 studio kwa Click, maze bakora indirimbo ziraryoha zirahava. Izi ndirimbo zarakunzwe cyane: Akabindi k'umurozi, Kwicuma, Impongoro y'umushimusi, Amaganya, Akanyarira jisho ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. Jay Polly ashaka uburyo ukuntu groupe bayita izina abazamu igitekerezo cya Tuff Gang. Bombi bamaze kubitekerezaho bati kuko itsinda rigomba kuba Tuff Gang. Tuff bivuga ikintu gikomeye, Gang irimba abasani bo ku mihanda. Ahangaha hari umwaka wa 2008, Jay Polly afite imyaka 20 y'amavuko. Indirimbo zazo zitangira gukinwa ku maradiyo, dore ko amaradiyo amwe namwe mu Rwanda bitari bishobokaga kuba wacisha indirimbo ya hip hop, uretse amwe mu maradiyo yigenga kandi nabwo koko ashinjana ya hip hop. Nyuma y'iminsi mike bahise bajya mu Ruhengeri muri top 5 sar. Ahangaha mu Ruhengeri bombi babaga gukora batanu bahakora ibitangaza, baririmba kuko barakundwa cyane, maze si ukwakirwa n'isinidi y'abantu barabakunda kuko ingene kuko yamamara hirya no hino. Nyuma y'iminsi mike bahise bajya gukorera igitaramo i Butare muri kaminuza y'u Rwanda. Jay Polly yarigaragaje we na bagenzi be, dore ko icyo gihe bagenzi be bafatwa icyo bita amahayi menshi. Jay Polly akabagira inama ati twaje mu kazi mugabanya amahayi muze kuyasubiramo tuko turangije akazi. Jay Polly yagerageza kuririmba kuko akagezeyo, dore ko yazimizaga indirimbo zabaga zanditse neza, bityo uburyo yakoreshagamo slang abantu bakabasha ko bamukunda. Slang ni uburyo ushobora gukoreshamo ariko indirimbo cyangwa amagambo uri gukoresha bigatuma bamwe bayumva vuba cyangwa abandi bagatinda kuyumva, ariko harimo ubutumwa ushaka gutambutsamo. Indirimbo za Tuff Gang zirakundwa. Jay Polly aramamara hirya no hino mu bigo by'amashuri, yaba za segondere, za kaminuza, mu masoko hirya aho ngaho, kubera ko baririmaga indirimbo zifite ubutumwa bw'ihumure. Yaririmbiraga abantu bari ku mihanda bababaye, abari ku mihanda bakaririmba bakishima, maze bari mu nkutenye bo bakabyumva vuba cyane. Jay Polly agira uruhare cyane mu kuzamura indirimbo zitandukanye. Burya koko ntazibana zidakomanya amahembe. Igihe cyaje kugera Jay Polly ava muri Tuff Gang bitewe n'ibibazo kutumvikanaho kubijyanye n'akazi cyangwa se business. Hari igihe bemererwa kujya gukora indirimbo hakagenda babiri cyangwa se akagenda umuntu umwe, bituma Jay Polly afata inzira ze zo kuririmba kariyeri nsoro. Ahangaha yatangiye gusohora imiziki ikomeye cyane, ariko akayiririmba ashyiramo Tuff Gang, bivuze ko yaratangiye kujya yikorana ku giti cye. Yakoze indirimbo cyane ahita umupfumuzwi. Iyi ndirimbo yarakunzwe iramenyekana hirya no hino ku maradiyo ikagikinwa mu bitaramo bitandukanye, bakaza kumushungera. Umucakara w'ikaramu, iyi ndirimbo n'ubu utayibagirwa. Twubatse ku musenyi, Akanyarira jisho, Day for Day, Ndacyariho ndahumeka, Imana niyibizi ndetse n'izindi ndirimbo zakunzwe zikaba zorobotse zaratuye mu mitima y'abantu. Nta korabo nimwe yagiraga hit Jay Polly arimo, iyo ari yose yagombaga kuba ifite hit, yararyohaga. Revolution ya Paxson, Jay Polly yarimo cyane, aho ababwira abantu ubutumwa butandukanye bwo kwitonda no gucisha make. Kisa ari gatebe gatoke nta kuba umuhemo. Indirimbo bita Kanda Amazi ari kumwe na Kina Music yarakunzwe cyane, iramamara hirya no hino. Ibwiza iwacu ari kumwe na Eric Mucyo. Indirimbo yaramamaye bituma Jay Polly ahamagarwa mu bitaramo bitandukanye cyane bitewe n'ukuntu yarakunzwe
yitabira ibitaramo yaba i Dubai, mu Bubiligi ndetse n'ahandi hose ku isi. Mu 2011 Jay Polly yaje kwitabira Primus Guma Guma Superstar season ya mbere. Aha Jay Polly ntago yitwaye na Tom Close. Iya kabiri arayitabira, muribuka abantu benshi cyane batira amabuye kuri stade mu 2012. King James abaye wa mbere, Jay Polly ari uwa kabiri, maze abafana be ntibabyumva kimwe, maze bahita birara hasi batoragura amabuye bakora mu gakungugu barasa barasizora bati Jay Polly niwe wari gutwara Primus Guma Guma. Ariko nyuma y'iminsi mike ururimi muri nyama yigenga, Jay Polly yatinye kuvuga ko abana ari amadebe. 2013 ahamagaza abanyamakuru abasaba imbabazi, maze 2014 yitabira Primus Guma Guma season ya 4. Jay Polly yaje kwiyegukana kufatanye n'abantu kuko bari bamushyigikiye abafana be, maze ashinjwa miliyoni 24 sheke ya 24. Urumva ko cyari gishorera amaze kubona ubuzima bwari bugiye guhinduka. Jay Polly ahindura isura, araryoha, aramamara kuko baramushanya hirya no hino ku mihanda, arakinwa abaturage kuko baramukunda. Yakoze ibitaramo hirya no hino bitandukanye mu turere hirya no hino, aho yagendaga ataramira ashaka abafana buryo kuri bamufasha kwegukana Primus Guma Guma. Ntawakwibagirwa ibintu yakoreye Huye, Musanze, Rubavu, Nyagatare, Ruhango, ahazwi nka Ruhango, Bugesera, Kigali ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Jay Polly yagiye yitwara neza cyane. Ibi byamufashije kuko kwegukana Primus Guma Guma ahita atangira kubona buri kimwe cyose kuko yifuzaga, maze inzozi ze kuko zitangira kuba impamo. Mu 2016 naho wakwibagirwa uruhare yagize mu gufasha gususurutsa abantu bari baje kureba Perezida Nyakubahwa Paul Kagame aho yari arimo yiyamamaza. Ni kuri manda ya gatatu. Jay Polly yari kumwe n'abandi bahanzi harimo Mama Yohani Vianney, Riderman, Knowless, Intore Tuyisenge. Aba bose barimo bafasha umukuru w'igihugu mu gushaka itike yo kwiyamamariza ndi manda ya gatatu y'ishyaka rya FPR. Aha Jay Polly yari mu bantu bambye kuko barimo barasusurutsa imbaga. Nibyo koko umwana wakarabye intoki asangira n'abakuru. Jay Polly byamuhaye andi mahirwe yo kongera kugaragara cyane mu ruhando rwa muzika nk'icyamamare koko, maze atangira kugira ijambo mbere y'abandi bahanzi bose. Ariko Jay Polly mu kwishisha bugufi, agasabana, akagira urugwiro, agafasha abakene. 2020 asura indirimbo kuko ziba hit mu gihugu hose, harimo Too Much afatanyije n'abandi bahanzi, I'm Coming From ahera avuye muri gereza ari kumwe na Marina. Ntiwakwibagirwa indirimbo yakoranye na BYOSE bita Caguwa, Umutashyi ari kumwe na Dream Boys, Akagozi ari kumwe na Lil. Aha Jay Polly wari wese w'umuhanzi yifuza kuba korana indirimbo nawe kuri buryo ukuntu yari afite ijwi ryiza cyane kandi akamenya no gukura abantu akabiyegereza. Ntiwakwibagirwa igitaramo yakoreye i Musanze. Aha ngaha yari kumwe na kampani ya MTN, barimo baramamaza MTN, batwitse Musanze, abantu baraza, izina ry'abantu ko kurira horora. Jay Polly bigaragara koko yari akunzwe, afite abantu benshi cyane koko bamuri inyuma. Hip hop ku mutwe, hip hop ku mutima, hip hop ku mugongo. Jay Polly agerageza kwizamura, abandi bahanzi baramwubaha kuko ubona ko ashoboye. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2021 aha Jay Polly yari kumwe na mukuru we Jean Maurice, barimo baraganira ku bijyanye n'urubanza. Nuko Jay Polly yari afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge ahazwi nk'imageragere. Aha barimo baganira ku mizo ya mbere y'ukuntu bagiye kwitabira urubanza wari kuzaba ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2021. Mukuru we Jean Maurice ntakamenye ko aribwo bwa nyuma avuganye n'umuvandimwe muri umunawe. Mu ijoro ryo ku itariki ya 2 z'ukwa 9 2021 nibwo hasohotse inkuru y'incamugongo mu gihugu hose, maze igihugu kigira inimba. Abafana be bivugwa ko Jay Polly yitabye Imana. Ni itangazo ryari riturutse muri RCS, Rwanda Correctional Service, ikigo cy'imfungwa n'abagororwa, bavuga ko Jay Polly yapfuye azize arukoro bifashisha muri salo iyo bamaze kogosha umuntu, ivanzemo amazi ndetse n'isukari. Akaba ari kumwe n'abandi bagabo babiri, ariko abo bagabo babiri bakaba bari bazima bavuye bagakira. Tuyishime Joshua, inkuru bitahishye i Rwanda. Abafana be, abakunzi ba muzika, abanyamakuru n'abandi bose baba hafi y'umuziki nyarwanda barababara. Nibyo koko nta kuramba kudapfa. Twavukiye muri nosi dusanga imisozi iriho, ariko na nyuma yuko turangiza urugendo imisozi irasigara. Jay Polly apfuye afite abana babiri n'umugore umwe.
Uwimbabazi Sharifa. Jay Polly yari igihangange cyane, aho yaririmbaga kuri stage habaga ari mabafure atangaje, za kamera za rutura, atambuka ku mateleviziyo, mu binyamakuru nyamukuru. Jay Polly atabarutse ufite imyaka 33, yari ukiri muto cyane, yaragifite byinshi byo gukora. Jay Polly ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 yashyinguwe mu irimbi ry'Urusororo. Imana imuhiruko ridashira, aruhukire mu mahoro. Muforo wo ninde uzamusimbura, ninde uzageza ha Jay Polly? Abantu benshi cyane barababaye mu kumuherekeza umuhango we no kumusezeraho bwa nyuma. Umutekano wari wakajijwe hirya no hino muri Kigali kugeza igihe barangirije ko umuhango wo kumushyingura. Jay Polly, rest in peace. Iki ni ikiganiro Inzira ya Muntu, mwagejejweho nanjye mukagitunganyizwa nanjye Dieudonné Ayishakiye. Ndabashimiye.